Mwaramutse neza, tugiye kubagezaho ikiganiro nyuma y'uko hakozwe niba wakita nk'ubushakashatsi, ariko so ubu bushakashatsi buba busanzwe bwarakozwe n'ahandi ariko ni n'aha mu Rwanda bukaba bwakozwe, bakaba bakoreye operation mu kigo kimwe gishinzwe ubuzima aricyo CHUK. Bakoze ubu operation bakayikorera umuntu urwaye indwara ya epilepsy cyangwa igicuri. Epilepsy cyangwa igicuri, kuki tubivuze ibyo ngibyo? Nuko twe twigisha filozofi ya Spinoza, kandi avuga ngo à chaque état ou bien à tout état biologique correspond un état mental. Icyo kintu gifite conséquences zikomeye cyane. À tout état biologique correspond un état mental. Ubundi dusanzwe tuvuga ku bijyanye n'Imana, ku bijyanye n'imyizerere, ariko nicyo ngicyo tuvuze noneho ku buvuzi. Nko mu gihe cya Bibiliya yandikiwemo, byari we bitangaje cyane, byari butangaza abantu kumva yuko umuntu warwaye igicuri barimo kumukorera operation kugira bagire imitsi bashyira mu murongo. Urumva? Kubera iki? Muri Bibiliya ni kenshi tuzumva ngo dayimoni utera igicuri yafashe umuntu amukubita hasi cyane. Urumva? Dayimoni utera igicuri, noneho ngo Yesu araza ataha acyaha uwo mudayimoni. Urumva? Ngo dayimoni uteza uburagi yari yaramufashe. Urumva? Dayimoni uteza uburagi. Urumva icyo kintu? Bakumva yuko niba umuntu afite ubumuga bwo kutavuga, byanze bikunze hari umwuka mubi, kuko abantu bibwiraga yuko umwuka ushobora kubaho utari kumwe n'umubiri. Ariko Spinoza aravuga ngo à tout état biologique correspond un état mental. L'inverse est aussi vrai. Urumva? À tout état mental correspond un état biologique. Urumva? Ngo imibereho yose bijyanye n'umubiri hari uburyo ijyana n'imibereho ijyanye n'ibyiyumviro cyangwa ibitekerezo. À tout état biologique correspond un état mental. Urumva rero niho ibintu byagiye byevuriwa gake gake, ariko Spinoza amaze kuvuga icyo kintu yerekanye mu nyandiko ze yuko esprit cyangwa roho n'umubiri ari ikintu kimwe. Urumva? Ni nko gusunikira abaganga, abashakashatsi ngo mwere gutekereza yuko bari abantu barwaye igicuri, barwaye uburwayi bwo mu mutwe, wenda barimo kubiterwa n'imyuka mibi cyangwa satani wabahanze. Ntabwo ari ibyo, ahubwo mukore research, mushake byaba ibinini, byaba massage, byaba amagambo muvugana, ibyo bintu byose bishobora kumuvura atarinze atekereza ngo hari ikindi kirimo kubimutera kiri hanze ya nature. Urumva? Niho handi tugarutse rero ngo la nature est le principe d'intelligibilité. Ni ukuvuga nature ubwayo ishobora gusobanura ibintu byose. Ibyo tuba tutabashije gusobanura si uko byabura igisobanuro, ariko nature yabisobanura tutiriwe dukeka ko hari ikindi kintu kiri ku ruhande, wakita Imana cyangwa Satani. Kuko Spinoza rivugira ati Deus sive natura cyangwa Deus sive natura, Dieu ou nature. Ikiganiro dushatse twanagisoreza, ariko ntabwo tugisoza, turongeraho akantu gake kuko dusanzwe tuvuga mu byo kwizera. Urabona nko muri Bibiliya handi bavuga ngo Yesu yafashe amadayimoni yari ari mu muntu
urumva yari ari mu muntu ayakuramo ayashyira mu ngurube, ingurube noneho zo bari baragiye baziroha mu nyanja. Ushobora kubyumva utyo ukagira biriya bintu byarabaye, biriya bintu ntabwo byabaye, biriya bintu ntabwo byabaye. Ariko abantu bashaka kwandika ubuzima bwa Yesu, ubwo tuba tugiye nyine no mu byo dusanzwe twigisha. Spinoza twereka yuko abantu bashatse kwandika ubuzima bwa Yesu bamwanditse nk'umuntu w'umunyabitangaza, nanone umuntu wazaga fitinga mu myumvire abayahudi bari bafite. Niyo mpamvu akwereka yuko ziriya ngurube, nk'uko abayahudi mbere hose banenaga ingurube cyangwa batazirya bumva zanduye muri rusange, ni nayo mpamvu bashaka kwerekana ko Yesu nawe yaje yerekana icyo kintu. Niyo mpamvu ari umukumbi w'ingurube bavuze yuko mbese ingurube arizo bavuze yuko ya mashitani cyangwa amadayimoni yari yarateje umuntu uburwayi bwo mu mutwe yagiye. Ariko noneho dukoze research neza turasanga yuko eta mental na eta biologique byose bigendana. Niyo mpamvu twakanguriraga abantu gukora research cyane ku bijyanye n'umubiri kugira ngo bamenye byaba ari iby'imyitwarire y'abantu mu bihe bisanzwe cyangwa mu bihe byo kwitwara nabi, la criminalité, bakareba wenda la qualité du sommeil, la qualité du sommeil ni ukuvuga ibitotsi byiza. Niba umuntu abifite ibitotsi byiza ashobora no kwitwara neza. Niba umuntu adafite stress mu buzima ashobora nabwo kwitwara neza. Ibyo bintu byose barabireba kuko ibyo bigira ingaruka ku myitwarire cyangwa ku mibereho y'umuntu muri rusange. Amaterme ya Spinoza rero akunda gukoresha ni affect ni ibijyanye na sentiment. Ni ukuvuga condition biologique umuntu aba afite, condition climatique, la température, l'altitude umuntu ariho, ibyo yariye, ibitotsi bye, stress ye, ibyo byose bituma hari ukuntu ashobora kwitwara. Ubwo tubivuze ku myitwarire muri rusange. Murakoze rero, icyo ni nk'aho ari igice cya mbere cy'ikiganiro. Tuzongera tubagezeho ikindi kandi mujye mubisangiza abandi bino biganiro kuko ni byiza cyane.